abantu bakavuga ibyo batazi nabonye muri commentaire kamvuga iki kintu Pasi mama Pasiteri naza kumva iki kiganiro nabwo aze kwihangana kubera ko urumva nkanjye nka Juste nk'umuntu wageze hano hari ibiri kuvugwa ku mihanda urabizi ko ari igihe cyageze mukambura muri salo mukambura n'ahandi hantu hose urumva wari wagiye gushaka urumva byari ngombwa koko aribwo yakozaga aratsindwa asanga ku kindi gihembwe yizemo ngo nka 6 ibyo ni ibimenyetso ntago nigeze nishinga ibyo umuntu wamaye amakuru yambwiye ahubwo ni ibindi bimenyetso nge nari nifitiye byese bihuza hari amakese kugumura abana hari amakese ari mu kagari hari amakese ari mu mudugudu hari n'amakese y'uyu mutaramu ari mu isibo uyu mutaramu we unkurikiranye urabizi hari ibikoresho bimwe by'inyubako ubwo abana banjyanye bambwiye uti reba ahangaha hari amakarangano utya amakarita ngano utya uwitwa mutaramu akajya yikora akayajyana kugira ngo ajye mu kintu cyitwa beti babasubije mu cyo bita imiryango yabo babagezaga naho baturutse bati dore umwana byagenze gutya na gutya nkuriya merci cyane cyane katore kuri merci ko nabonye abantu bagiriye impuye cyane bavugageze mu 6 anani kurangiza mu 6 n'ibiki byose ubundi kibazo cya merci kimeze gute nyirizina ko wumva ko ngo yanirukanwe ku ishuri sobanura ibyo kuri ku ishuri kwa merci mu buryo burambuye uyu merci abantu mwamubonye ni umwana uzi ubwenge Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mwese rero mbifurize ibihe byiza mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu amahoro y'Imana abane namwe Zaburi 124 indirimbo ya Dawidi y'amazamuka yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abe ariko abisere bavuga none yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe mwakire neza ijambo ry'Imana ibihe byiza cyane tuba turimo kugira ngo tugaruke ku byanditswe byera kandi binadufashe muri uru rugendo turimo rw'akazi kacu ka buri munsi nongeye kwishima ndetse ndanezererwa kubera ko nongeye kwibuka ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu kandi umubisha wacu ko yahaguruka kose ntacyo azigera adutwara kandi nongere mbwire abantu badukurikiye bifuza kujya kwiga no gukorera hanze yuko Iteka Media Plus babafasha cyane mu bijyanye no kubona ibyangombwa byo kwiga muri Canada, USA, Australia ndetse na Asia mu kubafasha kubona ama recommendation scholarship ndetse n'ibijyanye na working permit ibyo bihugu bashaka kujya gukoreramo ukeneye ibindi bisobanuro urahamagara kuri iyo nimero ya telefone ni 0788314622 wandikira no kuri WhatsApp baraza kubaha ibisobanuro birambuye kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane baraza kwihangana rero kubera ko byinshi cyane tujye kuvugira ahangaha ushobora kuba warabyumvishe cyangwa se hari ukundi kuntu wabibonye gusa ni igihe cyiza cyane cyo kugira ngo dushime Imana yuko Pasteur Juste ubu ngubu iri joro yaryamye arasinzira ndetse yiziguye yanarose n'Imana bijyanye nuko hari umubyeyi wamuhobeye mbona Juste asutse amarira asheshe n'urumeza binatuma asaba yangwa rwose ariko pore n'uburwayi ntabwo bimeze neza Juste karibu muri mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi yego abantu badukurikiranye bose ndabasuhuje kandi aho muherereye mugubwe neza amuhereye mugubwe neza wehitegure kumva iby'amatwi yawe atumvise kubera yuko buriya Pasi hari ukuntu abantu bakurikirana ibintu ariko bagakurikirana ibintu macuri abantu bagafata amapaje bakayacurika urabona hari umugabo wigeze kumenya ko ageze ku rutonde rwo gupfa amaje kumenya ko ageze ku rutonde rwo gupfa ari uri bukurikire ngo afata amafaranga menshi atagira ingano ajya gusengerera urupfu amaje gusengerera urupfu ngo ku rutonde yari hejuru nyine ngo arangije acunga urupfu rwasinze arangije aragenda ahindura icyo bita liste yishyira hasi areba umuntu ubanza
urupfu ngo rubonye ukuntu uwo muntu yarunejeje ngo uravuga ngo nta kuntu uyu muntu yaba yanejeje ngo mpite mwica. Urupfu rurangije baravuga uti noneho tayari ubu reka ntware mpereye hasi. yego Urumva urupfu rurangije baravuga uti mpereza ya lisite naguhaye kuko n'undi niwe wari uri bukurikira ariko wanejeje ngomba guhera hasi kuko niwe wabanzaga ubwo ngiye guhera hasi. yego Wa mutipe asanga n'ubundi yishyize hehe hasi avuga uti mbabara rwose ni ngewe wari uri hejuru ndangije nijyana hasi mfite ubwoba ko mpfuye ariko ugira inkuru ushaho. noneho urupfu aravuga uti rero iyo naje mba naje nta kundi nari nkugiriye impuhwe ariko ubwo iyo naje mba naje aho wishyize reka nkutware n'undi urumva ari hejuru nandi bugutware ari no hasi none nsanze nkutwaye. Rero hari ukuntu abantu bakurikirana inkuru macuri gusa bakabigenderaho ariko bidafite ubusobanuro. Ugakurikirana nk'ubusobanuro umuntu yatanze ukumva nta n'ikintu na kimwe kizingiyemo. Ubu rero social media tugwije abantu ariko ndavuga ku muntu umwe tugwije. Tugwije ku muntu umwe w'umufana ushobora gukururwa n'amarangamutima y'ikibaye ako kanya. Ikibaye ako kanya akamusaga. Akamusaga kandi by'ukuri igitumye agira amarangamutima nta kintu kiri nyacyo kirimo. Niyo mpamvu rero nicaye aha kugira ngo ngire ubusobanuro ntanga bw'ubucukumbuzi bwanjye. yego Urumva ubusobanuro ntanga nta tumwe n'undi muntu ntahawe amakuru n'undi muntu mba nacukumbuye nkanjye Juste. Nkavuga uti kangeze ku bakunzi kuri Nyako TV n'impanuro bicaye bibaza kuri ibi bintu bimeze gute bihagaze mu buhe buryo. Niyo mpamvu ndi hano nubwo ndwaye ndi ku miti ariko ndabizi neza ko ndimo ngenda mfata akabaraga nimugorane nibwo byari bimeze nabi cyane. ko Imana dutabaye. Imana yadutabaye mu buryo bwinshi. Rero polisi y'u Rwanda inzego zishinzwe umutekano muri uriya muhanda uva za ubwo ni Nyabugogo Byumba nyine urabona kano gace gatandukanya Rulindo mu bushize bigize ko arasira abajura ubundi hari twatezwe n'ikintu cyiswe abajura mu muhanda. Mbega tekinike mwuka byaramwe Imana ishimwe bari batwishe imodoka nari mvuze ngo ibirahure turabizana mu ntoki twawe ko bakubise ibuye. Wabonye ahantu byakubise bashakaga wahabonye ari hejuru bashakaga kwita bamena ikirahure ariko dore hano Imana kinze ukuboko dore bakubise. Imana igitangaza kabisa. Ibazo cyo kwita mu kirahure cyari kwita kimena kuri cyari reba uburemere we ryari rifite. Ariko rako nta kintu ikirahure cyabaye. Reba wahabonye Imana ishimwe cyane kire ngo kariya nako nakantu we hari Imana yadutabaye cyane igitambo kuko iyo bitaza kuba Imana reba ririya buye ni igitangaza sinkube. Mbega abajura polisi we uriya muhanda bawiteho pe. Mbega abajura buzuyemo ku manwa noneho ntimugire ngo nijoro saa 2 hanyuma saa 3 byishyira saa 4. Ariko bari batwishe. Imana ishimwe cyane. Juste rero urwo rugendo twatuvuyemo twatuvuye gusura umuryango w'inzahuke mu gushyikiriza ibikoresho nk'abadasigana muri rusange yari inkunga abadasigana bakusanije kugira ngo bashyikire umuryango kubera ko muri bino bihe baba bakeneye baba bakeneye support yo kugira ngo babashe gusubira ku mashuri. Haciye iminsi tubonye umusore witwa Jacques kuri YouTube ari kuvuga ko birukanwe ndetse bakanirukanwa nabi ntari mperekeza barobanuye mu bandi bakabirukana kugira ngo Asiya akunde azane ngo mama we ababyeyi be akunda bazane mu rugo. Byatumye rero nubwo twatugiye muri ibyo twatugezana amakuru twagomba gushaka amakuru y'imvaho kugira ngo tuzaze tuyababwire uko bimeze kubera ko hari byinshi cyane tugiye kugarukaho. Bari abana barababeshye 100%. Ko batakiba muri uriya rugo byo nibyo ariko ibyuko bahirukanwe nuko byagenze ni ikinyoma bahimbiwe n'abandi nabo ngo bateguye bakanoza kugira ngo babashe kugera ku cyo bo bashaka. Pasteur Juste twari turi muri urwo rugendo mu buryo kugira ngo anakirwe n'abari abantu anasabe n'imbabazi ku mugaragaro muri uriya rugo ngire ngo byari inzozi zawe gukandagira kuri ariya makaro
yo muri iriya rugo kwinjira muri iriya gate wabyakiriye gute ubundi ngo mbere na mbere kambanje nshimira inzahuke n'inshuti z'inzahuke n'umuntu wese w'inzahuke ahava akagera kambashimire ntekereza ko ubwabyo kuba bampaye imbabazi ni by'igiciro gikomeye ariko kandi nanone nibutsa abantu ko kuba abantu bampaye imbabazi harimo uruhare rw'abadasigana. Abadasigana ni umuryango mwiza twahuriyemo, ariko nsanga na mama pasiteri cyangwa se Asiya urimo. Urumva rero ubwabyo byari twabanje kubanza guhura turaganira kugira ngo tubanze tujye tubana tutishishanya, ariko ibyo ntibyari bihagije kuko hari izindi nzahuke, hari abo bana rera impande n'impande, byari ngombwa ko ntera intambwe nkajyayo. Kuba rero pasiteri yambaje ngo nabyiyumvishaga gute, icyambere ni by'igiciro gikomeye. Igiciro gikomeye ku buhe buryo rero? Icyambere, aba bana kuba bambonye by'umwihariko n'abana banyakwigendera bakambona bakampobera bakavuga uti turakubabariye turakubohoye, twarabikurikiranaga twarabirebaga, ni ibintu twabirebaga, ni ibintu twavugaga, ni ibintu twaganiragaho, ubwabyo urumva ko ntago narimerewe neza by'ukuri, ntago narinda ahantu heza, ariko ubu ndashima Imana kuba nahageze bakampa imbabazi kandi ntibanyishishe ntibikandagire ntibumve ko hari ikibazo kindi gihari. Ni by'igiciro gikomeye. Nshimira n'abadasigana n'umuyobozi wabo by'umwihariko uhora dushishikariza ibintu by'urukundo no kudutoza neza kubana n'abantu bose amahoro. Yego. Kuba rero nahavuye ni by'igiciro. Ubasiya wenda namwandikira akansubiza, namutelefona akanyitaba, ndetse ko nta n'igihe namutelefonnye ngo ntanyitabe. So nuko rero kugira muri uriya muryango hari byinshi cyane bisobanuye kuri wowe no kwakirwa, ari nayo mpamvu twavuze ati hari ibintu bimaze iminsi bivugwa abantu bakavuga ibyo batazi, nabonye muri commentaire. Kamvuga iki kintu Pasi, mama pasiteri naza kumva iki kiganiro nabwo aze kwihangana, kubera ko urumva nkanjye nka Juste nk'umuntu wageze hano hari ibiri kuvugwa ku mihanda. Urabizi ko ari igihe cyageze mukambura muri salo, mukambura n'ahandi hantu hose. Urumva wari wagiye gushaka urumva byari ngombwa koko by'ukuri, nubwo Asiya twabaye umwe cyangwa se turi inshuti, turi umuryango umwe. Yego. Ariko iyo ibintu biri kuvugwa ku muhanda, iyo nge nicaye hano kuri YouTube, icyambere mba ndi mu kazi, kabiri mba ngira ngo umuntu wese unkurikiranye abashe kwakira amakuru y'ukuri. Bishobora kuba atari ukuri k'ukuri, ariko byibuze ibintu ngiye kumubwira yakira icyo bita amakuru atomoye, byibuze afite ikimenyetso. Sibyo? Yego. Rero byari ngombwa ko ngira abana ngenda ninjirira nkabaza, buriya nibyo narindimo, nkahita mbaza uti ko nabaye inzahuke mugenzi wanyu, ubundi mumbwire bariya abantu bite byabo, bariya abantu barimo bagenda bavuga bakora bagira gute, bahita bankubita amawayiza, ariko nsanga koko nanjye bizibiti nari nicaranye bifite nsanga biri guhura. Hari aho bitahuraga neza, ariko naho numvaga biri guhura neza. Yego. Rero niyo mpamvu nicaye ngo nsobanurira abantu akantu kamwe ku kandi, ni gute inzahuke zavuye mu rugo. Ese zavuye mu rugo kubera iki? Ese ko bavuga ko zirukanywe ari abantu 8 kuri bariya baburaho 3? Ese niyihe mpamvu mama pasiteri yafashe umwanzuro wo kugira ngo abakure mu zindi nzahuke? Abantu babasha kubikurikirana neza, none ahubwo nibajya no gufasha bariya bana babafashe bazi ngo bagiye gufasha abantu runaka, bagiye no kubagira neza mu buryo runaka, ndetse banabamenye. Nabanje mbiseguraho mama pasiteri ntagazi ko ayo makuru nayamenye, ariko ubwo arabyihanganira kuko njyewe ngomba kubwiza abantu kuri, kandi iki kibazo cy'inzahuke kigomba gukemuka. Ikindi kinyoma nshaka kunyomoza vuba, ntaza guhita nibagirwa, ntaza kujya mu makuru mfite kuko ni menshi cyane, bikaza gutuma nibagirwa. Abana bavuze ko bariya birukanwe nyine biyambaje ibinyamakuru, ariko n'undi bya binyamakuru bitigeze byorohera uyu muryango, bantu batigeze bifuriza neza uyu muryango, babana igihe cyose baboneka mu nkuru zikasuye umuryango. Abantu rero batari bazi niki,
bavuze ko ngo uyu muryango ntaho wanditswe, ariko mbibutse ko ngo nta na biro ufite. Biro y'uriya muryango uri hariya bari nyine, urumva. Ikindi cya kabiri, uyu muryango uranditse nuko utarahabwa icyo bita iki ubuzima gatozi, ariko uranditse. Ikigo gishinzwe kureberera imiryango kirawuzi. Hari processes bicamo, hanyuma porosodire noneho zo kugira ngo ibintu bigende neza, izo nizo ziba zikikurikiza kugira ngo ubone ibyangombwa ku ijambo ryitwa umuryango. Ni ibintu byubahirizwa binyura mu nzira zigize ute nyinshi. Rero aba bana nabwo nubwo bavuga ngo barize, mbona rimwe na rimwe bagenda bakora ibikorwa byerekana ahubwo ko batize. Rero uyu nguyu witwa ubu tugiye kubera iruhande kugira ngo abantu bamenye, kuko abantu muri commentaire bakomeje kubaza ngo nese ngo kuki ngo yenda tana bivuze kuri kamera ko abana bamunaniye ngo birukane, cyangwa bavuge ngo kuki atabazanye kuri kamera, reka nze mbahuko akabirukana nkaho ari imbwa zagira shebuja. Ikintu cya mbere, uyu witwa Jacques by'umwihariko batazira akazina kitwa Mutaramu cyangwa se Rohiti. Uyu Mutaramu bamwita Rohiti, yahamagaye ibitangazamakuru byinshi kugira ngo ashyire uyu muryango hanze awusebye yuko nta kintu bamariye, ko n'inkunga bagenewe zitajya zibageraho. Yego, uyu Mutaramu ibinyamakuru byinshi bimwima platform. Bimare kumwima platform kuko hari n'abanyamakuru b'inyangamugayo yamaraga guhamagara, bagahamagara mama pasiteri bakamubwira uti uyu muntu uvuye mu nzahuke muri ibi bintu, noneho mama pasiteri akagerageza kubacira ku mayange, ariko anabaha icyo bita ibizibiti by'impamvu aba bana batakibarizwa hehe mu nzahuke. Uyu Jacques rero bakunda kwita Mutaramu yabaye muri uyu muryango. Babyeyi murera namwe muri mu mahanga mudukurikiranye, muzi ikibazo cy'abana, ndagira ngo twigire kubo twabyaye. Yego, uyu witwa Jacques Mutaramu ni umuntu bafashe Minerval, baragenda baramwishyurira muri Eto Ecole kugira ngo yige amategeko y'umuhanda, yige n'imodoka, abashe kugenda mu muhanda byuza abona ko gaperime, ajya na supportinga babana mu gihe yabonye iki akazi. Nuko bamwishyurira bwa mbere. Uyu Mutaramu aratsindwa, amaje gutsindwa bamwishyurira ku nshuro ya kabiri. Uyu Mutaramu atsindirwa muri circulation, kuri permis. Noneho mbibutse ko hari umusore cyangwa se niyo twavuga umugabo cyangwa umusore, musaza wa Asiya. Yego, nyakwigendera akimara gupfa, urabona ko ari umuntu mukuru. Yego, Yesu asa nk'ufatana w'inshingano zo kugenda kuri aba bana no kubaba hafi no kubaha igitsure, kuko mama Asiya ntiyari kubishobora, ahubwo iyo musaza watanahaba. Akantu mwakunze kumva bakunda kuvuga ngo uzi ngo kugira ngo umuntu azavuge ngo nakwirukana, ni cya gitsure cya wa musaza wa Asiya akunda kubashyiraho kugira ngo bikosore mu myumvire bagiye bagira itari myiza. Abantu baze kwihangana kuko mfite vabu nyinshi kandi ndwaye n'inkorora. Uyu Jacques Mutaramu rero, musaza wa mama pasiteri, yagiye kureba impamvu yatsindwa. Asanga kugira ngo akore ikizami cya mbere, ubwo reka tubyite igihembwe, asanga ku gihembwe kimwe yizemo 4, aribwo yakozaga aratsindwa. Asanga ku kindi gihembwe yizemo ngo nka 6. Ibyo ni ibimenyetso, ntago nigeze nishinga ibyo umuntu wampaye amakuru yambwiye, ahubwo ni ibindi bimenyetso nge nari nifitiye byese bihuza. Nge nari mfite ikimenyetso kivuga ngo ntago uyu mwana kubura perime ari uko atari umuhanga, ahubwo yize nabi. Ntagashobotse, yize nabi. Uyu rero Mutaramu yakunze mu nzahuke kuzigora n'abandi bana, agakunda gukorompa cyangwa se kugira indi mitekerereze ashyira mu bandi bana. Hari amakese kugumura abana. Hari amakese ari mu kagari
hari amakese ari mu mudugudu, hari n'amakese y'uyu mutaramu ari mu isibo. Uyu mutaramu wewe unkurikiranye urabizi, hari ibikoresho bimwe by'inyubako ubwo abana banjyanye bambwira uti reba ahangaha hari amakara angana utya, amakarita angana utya. Uwitwa mutaramu akajya yikora akayajyana kugira ngo ajye mu kintu cyitwa beti. Ikintu cyitwa beti nicyo kibereye mu mutwe w'uyu mugabo witwa cyangwa se w'umwana witwa nde Mutaramu. Arashaka ubukire bwo mu urumva. Rero uyu mutaramu muri uko kunanirana n'andi makosa n'andi manyanga no guhugurwa mu bandi bana ntiyumve, akumva ko urumva hari igihe yahaziye no kugikangisha abo bana nawe. Hari igihe yahaziye, hari umwanya nyine ubwo yari ahari, mu yandi magambo yari umusiniye kugira indi myitwarire. Burya pasi wenda ntibirakubaho, hari ukuntu ubwisanzura umuntu, ukabona ubwo bwisanzure wahaye umuntu ari n'inshuti yawe, ukabona ari kuburenza. Sinzi nimba ndabyumva cyane, kuryo ushaka kubana n'umuntu akaza ari nk'umushyitsi mukabana, ukamwereka icyumba cye, ugashiduka asigaza mu cyumba cyawe, ugashiduka asigaza gukuramo amavuta, ugashiduka asigaza kugira gute, mbese ukabona ubwisanzure wamuhaye bwarenze urugero, ndetse ukumva ari n'amagambo atangiye kugira ute kugenda kubwira. Uyu mutaramu rero rimwe na rimwe bateka n'ibiryo ntabirye ngo bagiye kurya nabi, urumva, ashaka kumvikanisha ko bafashwe nabi. Nibutsa abantu ko iyo ufite bene nk'aba bana, yari umuvugizi wabo, iyo ufite bene nk'aba bana, yambwiye ko ari umuvugizi wabo. Yego, iyo ufite bene nk'aba bana, hari uburenganzira wahaye umwe muri bo, ashobora kubigira igikangisho, kuko byanze bikunze mu cyo bita abana bangana kuriya n'ubarera, ntago hashobora kuburamo iki amakosa, kangononwa n'ikabura. Rero Asiya bimaje kumurenga ibi bintu, uyu witwa Mutaramu we, nizere ko Mutaramu ndi kuvuga ubizi, kuko ubizi ko ku itariki kambe mbiretse, kuko ni ibintu nzakomeza ngenda mabwira uko mugenda musumburutsa, nyine musumburutsa mugumya mugenda muha ibiganiro bari abantu batigeze bifuriza inzahuke neza n'amahoro, bashaka kuzirimbura no kuzisenya. Mbibutse ko uyu Mutaramu yiyandikira urupapuro n'uyu munsi rurahari mu kabati ko mu nzahuke asezera uyu muryango. Urupapuro rurahari, nizere ko weho ubizi, wiyandikira weho ubwawe usezera, urimo urasezera, uranasinya ko ubonye ubundi buzima bwiza k'uwo muryango uwusezeye, urarwandika. Uyu Mutaramu rero hari umukobwa mwabonye witwa Elina, uyu uri mu urabakoreye mu kintu muri interview se. Yego, uyu mwana w'umukobwa urimo. Yego, uyu mwana w'umukobwa hari amakuru ahari. Ubwo icyo ngiye kuvuga muze kwiyuzuriza, kuko aracyari umukobwa mutoya, ejo he hari iterambere. Hari amakuru ahari yizewe n'umudogiteri byizewe yuko n'uyu Mutaramu hari imico itari myiza n'utugeso twa hato na hato twagiye tubagaragaraho. Turimo mu byo gukina iby'abana, turimo mu byo gukina iby'abana, hakabamo bene ibyo bintu, umwe akaba papa undi akaba mama, ubwo muhise mubyumva nk'abantu bakuru. Rero ibi bigeze kuri Asiya birenga imitekerereze, birenga n'ubwonko bwe, areba ikintu agomba gukora nk'umuntu ufite iki aba bana mu nshingano ze. Ibi ngibi bababeshya ngo abana babirukanye nijoro ni ikinyoma cyo guharabika no kwangisha abantu. Bumve ko Asiya nyine ari umama mubi udashobotse, hari ibyajyaga nyine, hari ibyo bahishwa abantu. Asiya nta kintu yariye ngo yima aba bana ntabe. Imitekerereze ye kwari kugira ngo bige, ndetse n'ibi byo kuvuga ngo barabirukanye ni ikintu yagira ngo arebe ko hashobora kugira uwakwitekerezaho, arebe ko yagaruka akavuga uti mubyeyi mbabarira, ahubwo asanga ameze nk'uworosoraga uwagize ute wabyukaga. Bibwira ko nibaza kuvuga ibintu kuri social media hari buboneka abantu bagenda bahita basama hejuru,
wa muntu ni mubi niki ariko icyo nababwira inzahuke zirahari ndetse nizere ko n'abakurikiranye video hari inzahuke zihari zigifite imiryango ariko itishoboye zibaho hafi yego bagenda bajya mu rugo mu ngo zabo ariko zifite imiryango itagize ute itishoboye asiyamenyera Minervare akamenyera n'amakaye rimwe na rimwe na wa muryango waba ugiye kuburara ase akaba yajyanaho n'ibiri 10 by'umuceri wa mwana akaba ari kugira ute ari kubona irasiyo akaba ari kubona irasiyo rero uyu mutaramu akimara kugenda ase yafashe umwanzo wo kuvuga uti weho uyu mukobwa nababwiye Erina baramwirukanye bamaze kumwirukana agenda bamwirukaniye iki muri rusange rero kumwirukana nimwe nakubwiye by'iby'abana papa na mama nibindi nyine nibindi urumva yaramaze ndetse biza kugeraho bizamo n'umudogiteri ubwo muhite mubyumva kwa je systeme nimushaka ko mbamenera umuceri njyabana mbaye gasopo nimba baza ubwenge bace bugufi begera uyu mubyeyi basubire mu nzahuke kuko hari ikintu nese reka nkubaza ko umunyeshuri akora ikosa ku ishuri bakamwirukana bakanamuha n'ibyumweru 3 baba bamusezereye ku kigo burundu cyangwa bababwiye ababyeyi ngo nyuma y'ibi byumweru 3 mwe muha abana umuco n'uburere bigende neza uyu rero Erina ntago yahise ajya kure yese ajya aho hafi n'ubundi ariko nkaho hari n'igihe noneho kangarukeho gato ari igihe Erina yavaga mu nzahuke babizi ko agiye ku ishuri yagera hirya ku muhanda wa kaburimbo akifatira moto akajya kureba uyu witwa Jacques yego akiyirirwa i Kigali muri ghetto ubwo urumva wenda bakinaga amakarita Jacques akimara gusezera asajya kwitangira ubuzima bwite muri beti banza yari urumva Jacques yamaraga kugerayo wenda bakigira gukina amakarita cyangwa bakihishana cyase bagakina umukino witwa kwihishanwa nko mu cyumba bagavuga ntago utapuje saye no ubwo nka Jacques avuga uti saye unavuga uti no inze yego nakubonye nuko uyu rero Erina yagize imico itari myiza nawe akiri mu nzahuke murabizi mwese yo murera n'abantu murera ari gihe ubyara abana 5 umwe akaba ari uzajya uhora muri gereza nyine mu rwego rwo kugira ngo inzahuke atagira ibizitirirwa niyo mpamvu mama se yavuze uti ariko aba bantu wabwiye uti babagiye hariya bashobora kwitekerezaho bakamenya inzahuke n'agaciro kazo cyane ko inzahuke ni benshi n'uyu munsi mama se yaracyakira abana nta gahunda wafite yo guhagarara igihe cyose keretse we mama se nabona ubushobozi bwe burangiye azababwira uti ubushobozi nari mfite bugize ute burarangiye nananyomoza abantu bavuga ngo mama se ngo ni umugome ngo ni iki mureke mbabwire nagaruko nje namusabye imbabazi suko yaziguhaye suko yazigarabizi nako mwese murabizi Asiya ni muzima murabizi ntago ndi kuvuga ibi bintu ari ibinyoma ndi kubaha yego rero uyu Jacques yakomeje kubera umwana mu binzahuke nukuvuga ngo uko yaragiye muri ghetto no ko yarabashaga koza imodoka akagira udufaranga abona mbibutse ko kubukora mu Kinamba imodoka wogeje umubare wazo hari ubwo ari uguhemba ni uguhemba tuvuge ni uguhemba nimba wogeje imodoka 9 hari bivaho bijya muri Kinamba n'ay'umunamba hakagira n'ay'umunamba ibyo byose ntago yaba ari mu Kinamba ngo buri 2,000 na cyura 4 ubwo nicyo ndagira ngo mbashe kubwira abantu babashe kumva ko ashobora kugira ubushobozi bwo kwikodeshereza ghetto y'ibihumbi 20 oya 30 byibuze aha uyu rero Jacques ikintu cya mbere cyamubase mbabwire ni ikintu bita beti n'abasenga mujye mu butayu cyangwa mu byumba by'amasengesho musengera uyu mwana hahandi yageragezaga kugira ibintu akora mu rwego rwo kugira ngo abone ikintu ajya kubetinga avuge ko ari Arsenal butsinde Mani
mu kubasezera muri uyu muryango ndetse n'icyo kibazo cyabaye kuri uyu Erina, mwese mwabashe kubyumva muri bakuru, ntago nawe uri umubyeyi wakwihanganira icyo kintu. Hamwe wohereje umwana ku ishuri ukumva ngo yageze kwa Jacques niho yiriwe i Kigali, umwana bamuhugura, ndagira ngo mbabaze, kuki mwe abanyamakuru mwe mwicaza aba bana mutababaza ngo niki cyatumye Asiya bakura mu bandi bana akabohereza? Ese mwebwe mwandika komenti, kuki mutabaza iki kintu ngo abanyamakuru babibabarize? Ese nawe uri umubyeyi ko ku mwana yagukoreye imirimo, ko ku mwana yaguhaye agaciro nk'umubyeyi, hari n'amakosa ababyeyi birengagiza. Yego. Kuki mutumva abana iyo babajije iki kibazo bahita basubiza ngo natwe ntitubizi? Koko wabyuka mu gitondo ukishyiramo kwirukana uyu mwana, noneho bashaka kubishyira kuri musaza wa Asiya. Kandi musaza wa Asiya kuko ari umeze nkaho ubaha amasomo. Yego. Ubahereza, ndakurahiye Asiya ntiyari kubishobora. Nkurikije uko ari umwe twaganiriye arambwira ngo iyaba uyu musaza wa Asiya atari hano twese tuba turi ibirara, turi n'amabandi. Bari batangiye kumenyera ngo bari n'abamucira mu maso. Rero uyu nguyu witwa Mercy, tugeze kuri Mercy. Ngeze kuri Mercy. Uyu witwa Mercy ubusanzwe n'umwana w'inyanda, n'umwana w'inyanda, kandi urabona iriya famiye hagomba kuba, ntago bagakwiye gufata umukozi ufite abana bangana kuri ubwo waba uri kubara wagiye kuvoma ngo nibajye ngo umukozi najye kuvoma iki. So umukozi waza muri barabana wajye umuhemba. Nuvuga ngo uriya Mercy ni umwana uba ugomba kumva ngo yakwiryamira, ngo cyane ngo ko Imana yamutabaye ikamugeza mu nzahuke, ngo aho amazi yimena, ngo mbese ngo barira ku izina rye. Uyu Mercy ni umunyabwenge, umwana w'umuhanga pe, ariko kumubwira ngo gira icyo ukora, urumva yitwaza bwa buhanga afite no kwita ku bumenyi bwiwe, akabwumvisha ko nta kintu yakora. Ku itariki nanditse hano ntababwiye izina tarigeze kwivuga ari ikibazo. Oya, uyu Mercy, uyu muryango wagize abashyitsi bawusura. Mama wa Pasteur aravuga ngo Mercy, undi aravuga uti karame, nyaruka ujye kuri kano uzana amazi vuba vuba, ari n'ahantu nshaka ko tujyana. Uyu Mercy ngo ntiyibuka ko hari abashyitsi, ahita acira hasi avuga ko adashinzwe kuvoma. Niho akantu mwumvishe ngo hari abantu ngo babashishikariza ngo Mama Pasteur ngo kubirukana, aho niho byavuye. Abashyitsi babwira Mama Pasteur ngo kuki nk'aba bana wihanganira kubatunga, ko uyu mwana agifite ababyeyi, wamuhaye ababyeyi bakajya bamurera, ko mbona wananiwe nubwo nta bushobozi bafite. Uyu Mercy ubwe yagiye ku ishuri. Mercy wowe urabizi ko ku kigo bakwirukanye, nk'iyo muri kwivugishaho gutyo, ubundi social media abana barayizi. Mercy baramwirukanye? Nuvuga ngo Mercy ubu wa mbere. Mercy umva ikintu bamwirukaniye. Umva ikintu bamwirukaniye. Uyu Mercy yaragiye kubw'imico itari myiza yari afite ku kigo. Diregiteri w'ikigo n'umwarimu umwigisha bamubaza ku byabaye, arababwira ngo mwese mbarusha ubwenge mumenye ko nanabigisha mwebwe. Niko diregiteri kuzabira nako ni ibintu byumvikana ku bantu mwese, amwandikira urupapuro rumutuma iki ababyeyi. Ibyo byose rero Mama Pasteur kumugwaho n'ibindi, iyo mureke mbabwire, kurera abana nka bariya nyine, umuntu utarabyara wowe uri bwandike comment, umuntu ukiri inkumi ari bwandike comment, ariko kurera abana nka bariya hatabaye akanyafu ko kwabwiye uti mwe mugiye iwanyu,
ukaba wabashobora maze n'ibigo by'amashuri bisaba kubaka wikendi. Rero bamuhaye utu wikendi dutatu mu kumuganiriza umwana ntiyumva. Mama pasiteri avuga uti rero iwanyu harahari, afata tike ntibyari nijoro, mu gitondo amuha umuntu umutegera, aramujyana, amaje kumujyana amugeza iwabo, avugana n'iwabo, ababwira n'impamvu uyu mwana agize ute amwohereje. Umwana ntiyamaze no mu cyaro iminsi 2, yahise abanguka ajya kuri uwo mumama yavugaga cyangwa se kuri uwo mukecuru avuye iwabo. Ariko mbibutse ko gahunda urumva bari bamaje kwirema inteko, noneho bari bipanze akazi. Tekereza ko uyu mwana Erina w'umukobwa utinyuka akavuga ngo ntiyibuke iwabo kuko bamubwiye ngo wakujyana iwanyu. Urumva ni gute ushobora kumbwira ngo ufitiye imyaka ntuzi iwanyu ntiwibuke iwanyu? Ariko abantu mwebwe kuko muhise mubabazwa n'ubahostinze icyo ari kuvuga niki, ntabwo mushobora kwanariza mwese ko mufite mudukurikirana ujya kwandika comment. Nimero ya mama pasiteri ntiwayibura ku mbuga nkoranyambaga hose, yandagayeho, irahari. Ugiye kunzaho ukiyikuraho. Kuki udashobora gufata iyo nimero wihamagarira si mbere yo kwandika comment umubaze ngo kuki wirukanye abana cyari igihe cy'amashuri, akwihera ubusobanuro. Rero n'uyu witwa Fami, n'uyu witwa Jean Claude, bose n'abana bagize gutya, bazana imico itari myiza, bagendera muri cya kigare cya Mutaramu, agenda bakomveka, agenda bereka ko hari ubuzima bwabaho, bazajya kuri social media. Nuvuga ngo Mutaramu w'ikintu agamije muri gahunda yavuze ko agiye guharabika umuryango w'inzahuke, noneho abantu bose bakagira gute, akaba ari we bagarukira, akaba nawe yakora akantu k'abana kubafasha. Ariko ntibyakunda kuko nawe ubwe arabizi ubwo hari ibyo ntavuze kandi nshobora kuzavuga mu kindi kiganiro. Rero icyo mbona aba bana, abantu bari bafite ikibazo kuri iki kibazo. Sindi umuvugizi w'inzahuke mu byumve neza, ntago ndi umuvugizi w'inzahuke, nta nubwo ndi kuvuga kubera yuko naraye mvuyeyo, ahubwo ndi kubabwira ukuri kw'ibihari weho wabyibaza, hatagira umuntu wongera kubayobya. Ni gute umwana adashobora kwemera ikosa yakoze ahubwo agahitamo kuyoboka social media? Ni gute umwana atagomba kwisubiraho? Nk'ubarabwiye ngo inzahuke ntizihari, inzahuke zirahari, ndetse umugambi bakomeje n'uwo kugerageza kwiga bakabika ubumenyi, bakazabona n'akazi, bagahindurirwa amateka. Kabiri, inzahuke ni umuryango wenda no kubona ibyangombwa nimba utaranabibonye. Rero inzahuke ni igikorwa kigari, ntago ari ziriya gusa. Ahubwo nje ni gute ushaka kwirukana umwana mwanariza icyo kintu, bashaka kuvugana n'abantu bafite imitekerereze iri hejuru. Ni gute umwana umwirukanye nagira umutima wo kugaruka gusaba imbabazi? Ni gute ushobora kugira impuhwe ngo nuko umwana aba uwa mbere, ngo nuko ngo ubona ariko abana bashonje? Babajije nk'uyu nguyu ntuza Erina, baramubaza ngo kuki uri kuvuga akajwi gato, ngo ni inzara isa kuriya mwayibonye. Justin mbabarira, inzara ntivuga. Oya buretse pasi, inzara ntivuga. Oya nta ari ibintu nakwemeranya nawe. Ntago wabona kante yo gushyira mu mutwe, my friend. Mu gifu harimo ubuntu. Urumva? Ntago none se aho baba baraburara. Abantu rero bajye baza no kuri social media badaharabikana. Nibavuga ibibazo bagize ute bafite, ndetse ntago social media iri bakemurira ikibazo. Uyu munsi wa none nabo nibicare bigaye bavuga ngo kuki twavuye mu bandi. Sibyo? Kuko ntago mama pasiteri yabuze ibihumbi 40 byo kwishyurira Merisi. Ntago yabuze ibihumbi 10 na bingahe byo kwishyura Nayini. Ibyo turabyumvira. Ibyo ntago byabuze. Ahubwo kuki abantu baticara ngo batekereze aba bana bakoze iki gituma uyu mubyeyi abirukana? Ese we hujya guhostinga aba bana? Ariko icyo twumvise cyo
hari abijyanye hari n'abahawe ntawe yigize yirukana yego kuko iyo aza kuba yarabirukanye ijambo two kwirukana turikureho yego kuko iyo aza kuba yarirukanye aba bana yakabaye yarabikoze biri officiel uwasezeye we yarasezeye aragendana uburenganzira bwe yanditse urupapuro yego abo bandi bana bagiye babasubiza mu miryango babanze bitekerezeho bumve niba bashobora kugaruka bagaruke niba badashoboye kugaruka nabo yego babasubije mu cyo bita imiryango yabo babagezaga naho baturutse bati dore umwana byagenze gutya na gutya nkuriya merci cyane cyane katubare kuri merci ko nabonye abantu bagiriye impuhwe cyane bavuga gize mu wa gatandatu anani kurangiza mu wa gatandatu n'ibiki byose ubundi ikibazo cya merci kimeze gute nyirizina ko wumva ko ngo yanirukanwe ku ishuri sobanura ibyo kwirukanwa ku ishuri kwa merci mu buryo burambuye uyu merci abantu mwamubonye ni umwana uzi ubwenge ariyamini ubanza afite ubwa karemano ni philosophe nyine ni karemano yego ni ubwenge bwa karemano ni ibintu areba agafotora areba nyine wagahita bimenya mbere umukubita ikibazo ari akakimenya mbere yuko ajya kukigusubizaho none uyu merci nabibabwiye iyo abana ari bose bari hamwe kubajera ubwabyo ubajerera mu rugo ni ikibazo gikomeye uyu merci rero yari afite imyumvire n'ubundi itandukanye n'iy'abandi bana ariko mu mikorere kumva ko barenzeho mu bwenge abarenzeho mu bwenge ni umwana uba uwa mbere ni umwana wamukoraho urumva ibigo biramukeneye yabaye uwa mbere mu karere urumva nyine hari urwego yatangiye kugira ute kumva wahagazeho urwo rwego mwese murabizi mwa babyeyi mwe no kuri izi mbuga nkoranyambaga njya mbibona umuntu kuko akoze ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 100 akumva igitangaza kirabaye agatangira atwika karitsiye wambwira ati wamaye ikiganiro ngo hoya ngo ikiganiro ngo ngiye ngo ntago nsigaye nkora bene ibyo biganiro rega urumva ese wamaye ikiganiro ngo akamviro pese nangahe uyu merci rero habonetsemo ikibazo gikomeye kuba atarakoraga ntago byababangamiye cyane ariko abandi bana bo urumva bari babangamiwe n'ikintu cyumvikana nimba bana bavuye ku ishuri bose bagafata amabido bakajya kuvoma ni urugero ndi kuhereza abantu badukurikiranye we ntajyeyo umunyabwenge wacu araryamye agasuzuguro kahabereye yakoze niko kataje impagarara kabiri kujya urumva asuzuguye mu rugo no ku ishuri aragenda agira ute arasuzugura bagira aho bamuha weekend 3 rero uri kumva ubwabyo merci we bamutegera kumujyana mu muryango kwari kugira ngo yitekerezeho baramutegeye bamuha n'umuntu anagerayo bavugana n'ababyeyi be we aza kugaruka aza kuba muri ubwo buzima mubona ari kubabwira agize ute abayeho ntiyagarutse ajya hehe mu nzahuke ahubwo yagarutse yihuza na Jacques atangira gupanga diru zo kugira ngo bagire ibintu bashyira hanze by'iki by'uyu mama pasiteri yego ibyo bintu bababwira ngo umuryango ngo waraje ngo uje ngo bibari bwo ngo utsindikira abo bana ngo urabatsikamira nta muryango waje ahubwo ni cya gitsure musaza wasiye yabashyizeho bo babiteranya ko ari iki ko ari umuryango urumva none se mureke mbabaza katuvuge ko mama wasiye yaje ese koko yaraje cyangwa ntiyaje katuvuge ko nimba asiye agira na papa we ntabyo nzi oya papa wese nzi ko yitabye Imana yego papa asiye umubyara yitabye Imana yego uriya ngira ngo barabisobanuye bihangiye nabyo kuri watubisubiramo ahubwo ikintu kiriho mama we ni uhari aha yego ariko uriya papa bana na mama we ntabwo ari papa yego buretse nyine noneho nsobanura abantu ni ibihe biryo uwo mukecuru arya wenda tuvuge ngo inzahuke zisigaye zirya ntizihage yego ni ibihe biryo uwo mubyeyi wundi arya wenda tuvuge ngo inzahuke zisigaye zirya ntizihage ni ikibazo gikomeye ese biga abo bakecuru biga amashuri abo bana bari kwiga uyu munsi wa none ibintu bavuga ngo asi afite ngo za beni ngo amafite amabe wafite amabeni tugiye mbabara tukijyaneho mu mbabare mumbwira se wagiye kugura beni hari inzu yituzuye uyu munsi inzu uwo mukecuru bavuga ngo nabamo ntinakinze
nta birahure birimo ubanza na sima itarimo nta sima irimo urumva iyo nzu abo bana bandi b'inzahuke baba mu nzu isize sima irimo n'amakaro noneho umukecuru aba mu nzu itanuzuye nayiboneye buriya nuko se yabonaga kugira ngo azajye kujya kwishyurira umuryango yego za nzu za hano za Kimisagara na he bari bamaze kubasenya no kugira ngo baze hariya buzi ko twatujagari twa hano mu Gatsata na hehe basenye umubyeyi abura ahantu ajya bahitamo kumuzana mu nzu yari iri hariya itaranuzura mbabwire ngo Asi yagiye kugura amabeni Asi yagiye kugura amamodoka yagiye kugura ayo mafarumasi ajya kugura izo farumasi ajya gushinga ayo masaro de coiffure iwe iriya nzu aho umubyeyi yamushyizemo hatarimo n'ikirahure harimo ibikarito n'ibibati Bosco yavuze ngo ahaye ngo $160 na zingahe miliyoni 160 na zingahe pasi bazi guha n'utunganya iriya nzu siba kuyisiga amarangi tuwayikubita ka karabasasu ngo ushyiremo kasima ugashyiraho na korotire wenda gushyiraho n'agakorotire none bati sinzabura n'umupango inzu hanze nta n'urugo rw'imiyenzi ifite ruri ku gasozi noneho rero ugasanga abantu bo baricaye hano bari kuyobya abantu bari gutuma n'abana basigaye batari kubasha kwiga ariko kubera Imana baziga kubera Imana baziga abantu bazi gushishoza barahari abantu bafite umutima wo gukora no gutabara barahari kandi abene abo bantu Imana izabaha umugisha rero aba bana bishyize hamwe bashutswe n'uyu witwa Mutaramu kugira ngo yerekwe ko Asiya yamukoma mu nkokora mu yandi magambo bantu babafashaga arebe ko bamugeraho amajije rero urumva inyamakuru byinshi byanze gukoraho bageze kuri Pastor Claude ntago yari kubima karibu simba beye nimucunga neza ibinyamakuru bibakoraho inkuru n'ibiganiro bibemerera ntago rundi byigeze bikunda gutangaza inkuru nziza kuri iyi famiye cyangwa se ku nzahuke rero niho bagiye bifasha hashize hafi nk'amezi 3 uyu witwa Mutarama komanga ku binyamakuru byose byanga kumugurira nkwereke message yanyandikiye urumva ntuzi gusoma rero kuko urumva hari abantu bataga babaza Asiya bimeze gute aba bana kuki barimo bagenda bashaka kugushyira hanze ese mumfashe mbabaze nanjye ni cye kintu kigaragara bari kuvuga ngo kuki nta numwe uri kuvuga uti njyewe narasuzuguye umubyeyi aranyirukana kuki nta uri kuvuga amakosa ye kuki hari izindi nzahuke zigihari ese reka twemere ko abo babyeyi baje reka twemere ko hari n'abandi batinyuke bavuge ngo nababafasha abana ubwo se Asi afite abana bangahe bafashwa bari buhekwe n'abantu 10 Asi yabyaye abana bangahe cyangwa afite igipangu kingana iki kuko ku buryo akeneye abaja bangana kuri rero no kuvuga ngo ikibazo namubaje se resources ahantu kura byibuze ubushobozi bwo kugabura abana bana ni he ko nanjye kwigaburira bijya binanira rimwe na rimwe n'urugero nari ntanze cyangwa kugarura bijya bitunanira wowe guhaza abana bana ukabona bose basa neza nta kibazo ubikuraye erega Imana ifite amaboko magari yavuze ngo umushinga no w'Imana utangiye nazanawusoza ntizawusoza nyine rero no kuvuga ngo hari abantu namwe mushaka kugendera kuri ibi bitekerezo ahubwo weho hamagara uyu mwana asubire mu nzahuke kuki ubundi yumvishe ko solution ya nyuma ariyo kuza itakatira kuri social media ese ko umwaka w'amashuri utaragera kure kuki atagenda abwira ababyeyi bamureze iyo myaka koko nimba ari ababyeyi impamvu rero mwumva badashaka kuvuga Theogene nabi Theogene buri yari afite igitsure yarabakangaga buri mwana wese akumva icyo avuze munabyibuke neza uyu witwa Mutaramu yari yarananiye na Theogene kuva na zamani ntabwo nabana harya wundi yitwa nde Keza nabana Keza yari umunganya aragenda uyu Mutaramu yari yarananiye na Theogene nawe ubwo yajyaga agira ute abyivugira nuvuga ngo rero kuba yashaka kuza kuri social media ngo akubitemo abantu ikintu kimeze nk'igihuha yicaze babana n'ubundi bari bameze nkaho bumvikana ku mico yabo nese umwana utazashaka ko umwakiriye amugira inama umwana utazashaka kumva inama y'umurera yego umwana utazashaka kumva inama y'uwo bagize umuyobozi wabo urumva umwana utazashaka kumva bene izo nama umwana uzatwarwa n'ibyo nayo n'izo beti
umwana uzatwarwa nuko nguko kuba nk'ubu uyu nguyu uyu mukobwa bari bicaranye ni gute se atamwumvira nyine kujya kwicara niba se yaramujyanaga muri geto barihishanye barakinnye kwihisha ni gute se atamwemera kujya kwicara kuri kamera hakaza kuvamo n'akabuto mwebwe muze kureba bene izo gahunda subiramo icyo kiganiro nta kibazo ngewe namamarije n'ayo macana mugende musubiremo mumbwire ko abo bana koko ariko hari abantu batwaye n'amarangamutima muri komanteri ngo kubera iki ngo n'ubundi mu by'ukuri tubwizanye ukuri ngewe umuntu ubihakana azajya kwisurira uyu mubyeyi ntabwo azamwimakariwe weho reka kwandika komenti aho ayasi yatuye n'intarabana nimba utanafite esansi ijyayo cyangwa amatike ntubuze amayinite hamagara si yazakwitaba biriya korode avuga ngo arakubye ngo hamagara si yarakubye si wakwitaba korode wuze ubwenge n'ibintu abavuga none se yahamagaye umuyobozi w'umurenge nshingwabikorwa kuko ibibazo byaba ari abana hari n'ibyageze mu murenge hari ibyageze mu murenge hari n'ibiri mu kagari nk'iby'uyu mujyama azi dosiye ziri mu kagari z'ubujura rero no kuvuga ngo aba bana bafashe hari igice kimwe kiri mu kigare nk'uko abana ari 8 harimo nk'igice cy'abana nka 4 bari mu kigare batazi nabiyo biri kwerekeza urumva nk'uyu mwana Merci uko yako gasuzuguro n'ibindi yari umwana ari kugera mu cyaro ko kugira ngo agaruke ajya mu rundi rugo yari kugaruka yinginga mama pasiteri yego kucya wenda uboshye bavuga uti nge nakoze irikosa ndarisabira n'imbabazi sibyo ariko ninginze mama pasiteri ngo mbabarire ntiyambabarira bivuga ko nyine atarakidushaka yego nose kucya ntawe nigize muri commerce igize aba ko yigize yirukanwa kandi ku ishuri yarirukanwa ku ishuri yarirukanwa kuki atabivuze bamuhaye weekend kubera gusuzugura abayobozi weekend imwe se weekend 3 bamukubise weekend 3 z'ibyumweru 3 ariko se ubwo wahagara imbere ya directeur uri umwana ukamubwira ngo nkurusha ubwenge nakwigisha ari umwana yumva bijyanye n'ubumenyi Imana yamuhaye uyu munsi nacyo kibazo dufite mu mpano z'abana bibe mu mupira bibe muri volley bibe muri basket bibe mu guhanga umwana arajya hariya agakora beat agasohoraho amagambo yarangiza yabona irebwe n'ibihumbi 100 agahita yumva yabaye Chris Hiz nukuri agahita yumva agiye gusimbura Jay Paul urumva ibindi bintu byose njya mbona ejo bundi narindi mu masantere y'imipira hano muri aka karere ka Kamonyi barimo basoza bye bye vacances yego banyeretse umwana wari wafashwe n'akademi ka Bayern ariko akimara kumva ngo yafashwe n'akademi ka Bayern ikabutura yaratangiye kugeza hayumvisha ukuntu agiye kugera muri Espagne urumva Bayern se niyahe niyo muntu uza nyine mu Budage nyine bari kuva aho ngaho ari n'ahandi gira academy muri Espagne bajya kunyura bakajonjorwamo yego urumva hakagira abashobora kuzayakinamo cyangwa batansfera mu tudemi twa za Maniyu na hehe none umva ikabutura yatangiye kuyigeza aha ngo yakinaga 5 ngo akajya abwira abatoza kuko urumva urwego yagezemo nta nawe ruhuriye n'umukoci umutoza ntarana byigira harimo abakiri kubyigira urumva noneho muri uko kubigeza ntibagiye mu majonjora yandi umwana abura n'akantu kamufatana yibagiwe umwitozo yibagirwa icyo ari cyo yibagirwa n'icyo yaharinanaga ikabutura yegejeje hakaritse yayimaze imiryango ubu ngiye kugenda ngiye kurira indege rero hari abantu batazi gukoresha amahirwe bafite n'agaciro bari guhabwa ako kanya ugasanga batangiye nanjye ndi mama pasiteri ntabwo umwana namuhugura rimwe ngo yange kunyumva kabiri yange kunyumva none harushaho kuzana indi mico iri kumboreza umutima kandi hari abandi bana barenze 30 nkireberera ngo nkomeze icyo kirayi nkirekere mu bindi birayi mu rugo hari abasanze abana bagira kuri bangaye ntago nababaza ariko ni benshi pe benshi kandi hari abavuye ku ishuri hari n'abari ku ishuri ngo bagiye hari n'abagiye ku ishuri noneho hari n'abandi bataha muri ariya makaritsiye ariko b'inzahucyo byumve neza bafashwa nabo nuvuga ngo hari abana b'inzahucyo bo mu makaritsiye yahariye kimwe mu kintu nyakwigendera yari afite ni uko iriya karitsiye atuyemo nta mwana wari kuzabura uko ajya hehe
ku ishuri mbere na mbere yo kujya kuzana uri Rusizi, mbere yo kujya kuzana uri hehe, iriya karitsiye yatuyemo yaravuga uti nta mwana uzabura uko yiga njyewe nkigize ute nkiriho. Icyo kintu rero nicyo Asiya yahise asigasira n'ubundi, nta mwana n'uyu n'umwe. Maze na Asiya niyo agiye no gutanga n'imyenda, uzi ko atatinyukaho guhuvuye hirya iriya, bivuga ngo bisaba ngo ba bantu batishoboye bari muri kariya gace nibatangira kugira ute guheraho aha iyo myambaro n'ikindi kintu cyabonetse. Icyo mbona cyo rero abantu bere kwishinga, bariya abana barananiranye, mu kunanirana Asiya afata umwanzuro nkuko nawe wawufatiye abana bawe wowe nkurikiranye, nkuko hari indi myanzuro wagiye ufatira n'abandi, twese turabizi. Rero bo kuza hariya batera impuhwe ngo bari bageze kwimuka, ngo bari bagize ute, naho igihe amashuri aragera n'uyu munsi bagenda bakagira ute bakiga, ahubwo nibikosore bo bagende basaba umubyeyi imbabazi abasubize mu bana. Urumva nta wirukanwe, nta n'uwasi yateze kwirukana. Icyo ashaka ni ukubaha ababyeyi, bamwe bafite imiryango bavamo, bamwe hari abagifite ababyeyi bari barananiranye n'ubundi bacika imiryango yabo, bamwe baza guhiga ubuzima i Kigali, ubundi benshi bavaga mu miryango yabo, bamwe bananiranye. Abana benshi bakunda kuza mu muhanda igihe biba byanze cyangwa se, ariko abenshi baba bananiranye mu miryango, cyangwa akavuga ngo wajya kwibera ahubwo buzima n'ibiki, bananiwe nyine ubuzima bw'iwabo. Rero bishatse kuvuga ngo iki kinyoma no kuza kwihererana itangazamakuru nabo ntibabaze, ariko se ni gute ubundi waba uri umunyamakuru ugiye guhamagara mama pasiteri kuri telefone ngo ugiye kumubaza iby'inzahuke ko hari hatari wamusanze wateye intambwe, sibyo? nawe ukajya no kuvuga ibyo warebye. Yego, ukagenda ukavuga ibintu warebye. Izi miliyoni Bosco yavuze ngo 160 zo ngo n'amabeni yaguze byo urabivugaho iki? Ariko se amabeni wayagura ariko ubu twese ko tubizi itabara rya YouTube, umuhindo wako kanya ko tubizi itabara rya YouTube. Bivuga ngo YouTube iratabara pe, abantu bayiriho Imana ibahe n'umugisha, ariko usanga hatabara abantu badahinduka. Icyo uvuze nicyo. Urumva usanga wafashije ku mpanuro, ari wafashije ku isimbi, usanga ari wafashije kuri nyago, usanga ari wafashije he, ahubwo ari kwa kundi hari abantu Imana yanuze mu rukundo. Hari abantu ahubwo wagira ngo akazi bakorera abantu b'imbabare zo kuri YouTube. Hari abantu baba muri diaspora, ni ukuri kwa Mungu nashaka azaba yarakoze ibya bingana gute, imirimo myiza yakoze izamuhesha ijuru. Nuvuga ngo rero social media kugira ngo ujye kuyikuraho izo miliyoni, turabyemera twese tubyemere, nyakwigendera yaratabawe pe, yaratabawe, yatabariwe mu mpande zose z'isi, kuko yaratabawe. Noneho muri uko gutabara, ariko wibuke ko mu gutabara kw'inzahuke bure hari ikintu utazi. Mu bantu bari bamukikije hafi bari inshuti ze, bareba batangaga nimero zabo, hari uwo nzi wakuyemo miliyoni z'3 mu guherekeza inzahuke. Mwihorero batuma muvuga ndamuzi. Hari n'abandi bagiye baza gutyo bakagenda basakuma bigeza bari gukusanya ubufasha. Hari n'abandi bantu bari abanyamakuru, nk'umuntu akavuga uti mpera si iyo miliyoni, umwe se ntimugereho. Inzahu wari kimaranzara wa mugabo, ntwari ntabariwe ntahamanye, ndakwibuka nkagira intimba nkaririmba ko warucyuye igihe. nuvuga ngo rero aririmba ko biriya bintu, ndetse n'abantu batekereza iki kintu, nubwo Asiya yahawe ubufasha agatabarwa pe, murebe konsomasiyo afite, murebe ko nayo iri diploma agira rega. Oya buretse gatoya, ndetse n'iryo tabaro naryo ntiryari ryoroheje. Nimba yaranatabawe n'itabaro naryo ryari riri hejuru, imiteguro kandi biri ngombwa. Ndetse banibuke ko ibi ngibi byose aba bana bari kuza bavuga by'ibinyoma, wa mwana hari ababyihisha inyuma, hari abantu babyihisha inyuma, bari no gupushinga bemeje ko bazagabana amafaranga azavamo.
hari abantu babyishe inyuma bavuga ko bazagabana, ndetse mutekereze no ku kantu kavuga ngo kuki batatekereza ko babonye bariya bana kubafata ngo babajyane kwa Siya, ahubwo noneho bakabafata bavuga ngo jya kwa Pasi, oya bakabafata bavuga ngo kadukora urubuga. Noneho abana bavuze mu kiganiro ngo reka dutange nimero y'ikigo, abandi uti hoya ahubwo reka dukorere iki urubuga. Muransekeje, batange nimero y'ikigo bamenye ko babirukanye. nuva ngo rero hari abantu bari inyuma y'ibi bintu byose bashaka kwira izina ryitwa inzahuke rijyaho icyasha bakanananirwa, ariko ntago bazananirwa kuko hari inzahuke zihari. N'ikipe irakugura yarakwiguririye amafaranga, wakwitwara nabi mugasesa iki amasezerano ikakwirukana, maze n'uwa warakunanira nkaswe uri kure, umwana wabyara kunanira akava iwawe akajya kuba ku mutungo, oya ukamubwira agenda, ukamubwira uti genda mvira, ukuyeho abangaba. Mwe muri kuzana amarangamutima ya bariya bana, nibabanze bababwira amakosa bakoze, nibayabahisha uhamagara Siya kuri iyi nimero. ntase kutayize mu mutwe, ntago nahita nyifata none nikubwire se hose urayize mu mutwe, ndayize mu mutwe, ivuge numve. ngaho yivuga ko ari wayigize, nawe yenda uragenda uyifata, ahubwo se ubwo inarimo nta niyo ufitemo, ntayo mfite. nusanga utayifite iryo riraba ari ikosa. nikuvugire se abantu bashaka gutabara nzahuke, bashaka gutabara Asiya Uwanyana Asiya, nimero ni 0783 41 30 Uwanyana Asiya atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana, umusozi we ni kaje vuba. Nuko urumva ibindi byo twavuga byinshi, ariko tubabwire ngo ntihagire umuntu ubayobya, ntihagire umuntu ubayobya nshuti, ntihagire umuntu ubayobya. Abantu badukurikiranye, ibi ntago ndi kubivuga kubera yuko by'ukuri ahubwo byanteye n'agahinda. Buriya nta muryango ubura ababunga. Pasi uboshye yaba iyo message waciriye yarakubwira guti washatse ukuntu twungana mama pasiteri, bamwe ati turashaka kuvuga, abantu baratwirukanye batwirukana nabi, ndavahise babirukanye gute? Ese bagira ngo bahabwe imperekeza? Ese hari ibyo binjijemo bari barababwiye bazabagabanye babaho 8? bagira ngo babaho 8 urenze kuba mwariza, ahubwo naho mugeze mukaba muhageze n'uwuhe. Rero abantu bakuraho icyasha kuri mama pasiteri, inzahuke zirahari ziranakomeje. Umurongo waho nimba ushaka historike y'inzahuke, ugende bayiguye baguko bahashye imicero, uko baguze amavuta, uko baguze imyambaro, uko bagize gute. Ariko wikwinjira mu buzima bw'umuntu ngo yaguze amabene agira ute, wowe ntago ushinzwe kugenzura imitungo, kuko ntago usoresha ngo ureke ko ifite imisoro cyangwa itayifite. Ntabwo ari Rwanda Revenue, ntago ari Rwanda Revenue. Yenda twavuga byinshi, reka kuri inshuro ducumbikira ahangaha. Yego, abumva bumvise udasobanukiwe ahamagara ibindi Justin, nimero yawe nayo itubwire ni 078222 niyo nimero yanjye. Nibindi ibyo Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza, kandi ikomeze barinde ibitero byose by'umwanzi. Ubuntu bw'Imana no gukiranuka bya Kristo bibomeho iteka ryose. Bye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.